Yesu ashimwe cyane. Igitondo cyiza kandi igitondo cy'umugisha, saa sita nziza, umugoroba mwiza kandi nanone ijoro rihire bitewe n'igihe uhitiyemo kudukurikiranira cyangwa amasaha ya GMT yaho uherereye. Reka tukwifurize umugisha w'Imana, tukwifurize inkomezi n'imbaraga Kristo Yesu atanga bibe ku buzima bwawe n'imibereho yawe. Nimba uri ku gisasiro kwa muganga, mu gisasiro mu rugo iwawe, mu nzu yitiriwe izina ry'Uwiteka cyangwa mu gihome, cyangwa ufite uwawe uriyo, reka twinginge imbaraga z'Imana zikiza zimugereho. Nakunze ijambo ngo nuko Yesu akoresha itegeko, ngo arategeka ngo abadayimoni bave mu bantu. Mana ishimwe. Ategeka ubuganga ngo kugira ngo ibyahanuwe n'umuhanuzi Yesaya ngo bisohore, ngo kuri we ngo niwe uzikorera ubumuga bwacu. Rero umurwayi waba ari wowe yaba uwawe uriyo, ndizerana nawe ko uyu mwaka utararangira indwara yose uyu murwayi yaba arwaye agomba gukira mu izina rya Yesu. Ndabyizeye cyane. Imana inyoboye gusengera abarwayi dutangira igitondo cy'umugisha. Imana ibagereho ikora igitangaza, yiyerekane nk'Imana ibera hose icyarimwe, kandi niba koko itwishimiye ihagarare mu ruhande rwacu, natwe tuzayishime. Kandi Uwiteka akwiriye gushimwa, haba abarwaye cyangwa batarwaye. Tuzi ko Imana yacu izitwa Imana, ariko aka kanya turimo nako guhagarara mu butwari. Bibiliya n'umuririmbyi bavuga ngo kwa Yesu dufite ubutwari iyo twizeye amagambo ye uko yayatubwiye. Bibiliya iravuga ngo nituguma muri we, amagambo ye akaba muri twebwe, ngo dusaba icyo dushaka cyose tuzagihabwa. Umva ko ni ijambo ejo ryavuze mu kwezi kw'Abayuda, kandi mu ndirimbo dufite ngo nyamara bizeye Yesu nibo bakomeye. Haleluya. Ryaravuze ngo nuvana ibishimwa mu bigabo, haleluya, ngo akanwa kawe kazaba nk'ak'Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Rero akanwa k'umuntu ukiranukiye Imana, ufite ibyiringiro ku Mana, kajya kabasha kwatura imirimo n'ibitangaza bigakoreka. Hari amagambo nakunze ari muri Samweli wa mbere igice cy'icumi ku murongo wa 9 n'uwa 10. Naratangaye cyane bakuntu Bibiliya yavuze ikatuganiriza. Yaravuze ngo Sawuli akigera impande ya Samweli, ngo Imana imuha umutima mushya nk'uko yari yabigambiriye, ngo maze Sawuli atangira guhanurana n'abo bantu, atangira guhanurana n'abo bahanuzi, ngo maze ngo abamumenyaga kera, babandi bamureberaga muri kara, babandi bavugaga ngo ntacyo yakora ngo gikunde, babandi bavugaga ngo ese nawe yagiraho kuba, ese nawe yatera imbere, ese nawe yarya kabiri ko tubizi ko urasaba, barangije baravuga ngo mwene Kishi nawe yaba mu bahanuzi. Muririmbyi yararirimbye indirimbo rero ntago ari ugucyurira abantu, vuga ngo abantu babona yuko ibyiza atari wowe bikwiriye, ariko Imana yo yakubona ikabona uruti bikwiriye. Hanganira amateka n'igisuzuguriro ubayemo, hanganira imibereho y'ubuzima n'igihe ubayemo. Hari igihe cyo gutabara kw'Imana cishe ku buzima bwawe. Morodekayi wari ku irembo, turi mu kwezi kw'Abayuda, kandi abantu tubabwire ngo tuba twasenze pe. Jya wizerera mu ijambo kandi uhumurizwe naryo, cyangwa ukore icyo riri kugusaba. Niri kubwira ngo ihanihane, niri kubwira ngo akira Kristo kubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, umwemerere umwakira kuyobore. Niri kubwira ngo garuka, reka gucika intege, reka gutenebuka, wongera ugira ibyiringiro by'ubuzima ko Imana yahindura amateka. Morodekayi uyu nguyu yari ku irembo ry'ibwami, adafite CV, mu gihugu cyayoborwaga n'umwami Ahasuwerusi, kandi Abamedi n'Abaperesi bari abahanga cyane mu by'ijambo ry'Imana. Hari abantu benshi bari bazi iby'ijambo, bararisomye, bafite inyuguti, bafite analize zigiye zitandukanye, ariko ibyo bari bazi, ubwo bwenge bari bazi bubabera ubwisi. Bibiliya ikavuga ngo kandi iyo bubaye ubwisi buhinduka ubupfu kuma.
ariko Morodekayi wari uzi ibyasezeranijwe igihe ijambo ry'Imana ryari ryarabaye ingume, ubuhanuzi butakiboneka, ariko Morodekayi arakomeza yiringira Imana. Ariko wowe wirirwa uzerera ngo bakurebereyo. Morodekayi icyo gihe ntiyari afite umufasha amasengesho, nta profete yari afite, nta pasiteri yari afite, ariko yiringira Imana arasenga. Biriya ngo yambara ibigunira, ngo arangije arasenga aravuga ngo Uwiteka Imana ukomeze uturengere. Abyaturira mu mutima. Igitabo cya Esiteri nicyo gitabo kitavuzwemo Imana ya Isirayeli, ngo ariko gusenga kujya guhamagara Imana. Bundi hari ijambo bita gusenga, abahanga iyo barisesengura barivuga nk'ikintu gikomeye, nk'ikibombe. Haleluya! Gusenga Hana yigeze abigerageza bavuga ngo koko ndabizi ko ahera ishiro naturutse mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu nje gutambira Uwiteka ibitambo. None rero Uwiteka nguhaye ibitambo byanjye bibiri, kimwe cyane n'ikindi Elukana umugabo wanjye yanyongeje, ariko ndacyafite agahinda, ndacyafite umutima w'umukara. Umva kuntu Bibiliya ivuga. Hana abwiza ukuri Uwiteka ngo uwo mutima Hana akimara guhinduka nk'uw'umwana, uhinduka umutima mushya. Ndagira ngo ubwire ngo uku kwezi kutararangira, uyu mwaka utararangira, Imana iguhaye umutima mushya. Urahanurira ubuzima bwawe. 2024 umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ukikiye amasezerano, uzaba ufite umwana, uzaba uhagaze mu mugambi w'Imana. Imana izaba yarakoze imirimo n'ibitangaza. Rega harasaba umutima mushya. Umva abantu b'i Yeriko babuze umutima mushya mu gihe cya Profete Eliya, ariko Elisa ahageze abwiriza ijambo ry'ubwenge, aravuga ngo buri wese agomba kwirwanaho, akamenya karandezi wabo n'imitego ya Satani, akamenya ibimutera. Ngo nuko abantu b'i Yeriko bisuzumye basanga babaye ahantu hari ubutaka burumba, basanga babaye ahantu hari amazi arura. Ngo barangije begera Eliya. Hari igihe uba mu buzima ukagira urushaka ariko ruri mu manegeka, ukaba uri umukobwa ariko uri umukobwa uri mu manegeka. Satani akurwanya akoresheje imbaraga z'umwijima, Satani akakurwanya ashingiye kuri karandezi wa. Uragomba kwimenya. Ngo nuko abantu b'i Yeriko barimenya basanga bariho umuvumo wa Yosuwa na Mose. Yesu ashimwe cyane. Baravuga ngo nibyo koko Yosuwa yaratuvumye, ariko turakwiye kwegera umuntu w'Imana. Baramubwira ngo databuja dore ahantu tubaye uburyo ari heza. Hari igihe uba uri umukobwa mwiza ariko hariho ariko, ukaba uri umugabo hariho ariko, ukaba uri umusore hariho ariko, ukaba uri umutegetsi ukomeye mu gihugu ariko hariho ariko. Urakwiye kumenya ibikurwa, kuko utabaye maso byaguhananura. Imana ishimwe cyane kandi tugirire neza. Baramubwira ngo ariko aho tubaye amazi yahararura n'ubutaka bwaho burarumba nibwe. Elisa arababwira ngo murakwiye kugira umutima mushya. Arababwira ngo nimushake imerezo nzima. Niki imerezo isobanura? Yasiguraga umubiri wa Kristo utarimo icyaha. Aranababwira ngo nimushake umunyu muwuzane tujye kwisoko aho bipfira. Aho bipfira icyo yarababwiye ngo bashake umunyu ni ijambo. Ni rya rindi umuntu ahabwa amaze kwakira umutima mushya, akavuga ngo oke ndabyumva. Bavuze ko tuzagwa ishyanga, ariko ukavuga ngo twe tuzakomera. Bavuze ko tutazubaka ngo zikomere, ariko tuzubaka tuzirambemo kandi zikomere. Bavuze ko tutazashaka, ariko tuzasha. Ukavuguruza imigambi ya Satani. Erega batongereye bakoresheje akanwa. Ni nayo mpamvu Imana igomba kuguha umutima mushya, ukakubwira ko byose bishoboka. Aho baguhanitse, Imana ugomba gukoresha ijambo ryayo bakaguhananurayo, cyangwa Uwiteka akaguhananurayo mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Rimwe na rimwe twajya no mu nsengero tugasanga ibyo dushaka kwigisha biri ku bashumba bakuru. Rimwe na rimwe twanabivuga akakubarira akakubwira ngo iminota yawe yarangiye, kugira ngo udakomeza nawe kumuvuga. Ariko urakwiye kugira umutima w'ubumana, apana umutima w'ubupfu.
hari icyigisho tugira kivuga ngo umuntu agira umutima w'ubupfubyi agapfira mu rusengero akenyutse atabonye umugisha w'Imana kandi abahanuzi barahanuye ngo agize umugisha abayeho, ariko kubera ko atimenye neza ngo yisobanukire agafata ageze ku mugambi w'Imana, ni ukubura ubwe, ni uguca mu masezerano. Imana ishimwe cyane. Kandi ariko urakwiye kwimenya. Sawuli mwene Kishi arimenya ngo Uwiteka amuha umutima mubi, atangira guhanurira ubuzima bwe. Haravuga ngo koko mu muryango wo kwa Kishi ntabwo bishoboka ko hari uwavamo umwana. Yesu ashimwe. Ndanezerewe ukuri kwera yamamagaye. Ariko aravuga, atangira guhanura. Tangira uhanurira ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. N'ukwezi kw'Abayuda Satani n'abamukorera barakurwa, ariko urakwiye guhanurira ubuzima bwawe. Reka dusome ijambo ry'Imana turivugeho gatoya ducumbike. Zaburi y'146 haravuze ngo haleluya, Imana ishimwe. Hahirwa ufite Imana ya Yakobo. Turi gusoma umurongo wa 5 kuri Zaburi y'146. Hahirwa ufite Imana ya Yakobo h'umutabazi we, akiringira Uwiteka Imana ye. Imana ishimwe. Reka babwire, ari igihe abaririmbyi baririmba ngo hari abantu bahiriwe, bakavuga ngo ni abantu bamenye Imana. Umuntu uri aho ngaho akiritika akavuga ngo abahiriwe ni abavuka mu miryango ikomeye. Ariko nshuti yanjye, ujye ureka kwifuza kuba nk'undi. Ntabwo navuga ngo hari experience, hari icyo nabonye. Bibiliya yavuze ngo hahirwa umuntu wiringiye Uwiteka Imana ya Yakobo ho umutabazi we. Imana ishimwe. Ninshaka ndagarukira aho ngaho. Imigani yo yabivuze neza, avuga ngo kwiringira abantu bigusha mu mutego. Shobora kwiringira umwana w'umuntu ngo azagufasha muri mariage yawe, azagufasha mu mashuri yawe. Wageraho bikomeye akagukoshona akakubwira ngo erega nanjye bimeze gutya. Ariko ngo wiringira Uwiteka Imana ya Yakobo ho umutabazi we. Yesu ashimwe cyane. Akiringira Uwiteka Imana ye, uwo nguwo arahirwa. Uwo nguwo wamutesha agaciro ariko yiringiye Imana, akavuga ngo hari igihe kizagera Imana ikigaragaza ku buzima bwawe. Hahirwa uyu mugabo bita Dawidi, yanditse ibice byinshi bitangizwa na hahirwa, yandika imirongo myinshi. Haravuga ngo bene data, ntabwo umuntu uhiri wari ufite PhD, ntabwo umuntu uhiri wari ukomoka akomeye, ntabwo umuntu uhiri wari umugufi cyangwa umuremure, ntabwo umuntu uhiri wari inzobe cyangwa urukara, ntabwo umuntu uhiriwe akomoka mu gace runaka. Ni umuntu wubaha Uwiteka. Nimba wiringiye Uwiteka urahiriwe, ntabwo uzakorwa n'isoni. Imana ikugirire neza. Imana ihindura amateka y'ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Noheri nziza n'umwaka mushya muhire wa 2024. Muzawurye n'uzabarye, kandi uzababera uw'amata n'ubuki. Imana itesha agaciro ibitegano byose n'ibihuherano n'imigambi ya Satani n'abamukorera ku buzima bwawe wowe udukurikiye. Kandi neza y'Imana ibe ku buzima bwawe aho ugenda hose, mu muhanda, haba no mu nyanja no mu birere. Imana iturindira igihugu, Imana irinde isi yose muri rusange, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Reka nguhe nomero ya telefone watuvugisha tukavugana. Nuguteranya 250 78 46 378 078 46 378.